turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM. Turabasuhuje mwese, turabakunda cyane. Dusuhuje abatagatifu bose batagatifujwe mu maraso ya Kristo Yesu. Amen. Aho muherereye hose, amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu birakomeza kubana n'imitima yanyu. Amen. Ariko dusuhuje n'abandi bose batega amatwi ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Imana yaritangiye ubuntu muri Yesu Kristo. Nta mirimo y'umuntu, nta ngeso z'umuntu, ahubwo Yesu niwe wakoze igikorwa gikomeye cy'indashyikirwa agikorera nge nawe uduteza amatwi. Mukigezwaho rero n'ababwiriza butumwa bwiza bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi uwo muri kumva ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Ndakijijwe, ndi umukiranutsi mbikesha kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari jyenyine rero, ndi kumwe n'umuvandimwe, nawe arabasuhuza kandi anabibwire. Karibu muvandimwe. Imana ishimwe. Nanjye nitwa Niyonkuru Focus. Nanjye natagatifurishijwe amaraso atagira inenge cyangwa ibara y'umwami wacu Yesu Kristo. Yamena. Angeraho ndi mubi ku kigero ntabasha gusobanura. Yego. Ariko nanone angera mwiza ku kigero nanone ntabasha gusobanura. Ku kigero yangize uwo kuzabana n'Imana nyir'ubwiza bwose. Kandi nkabana nayo ubuziraherezo mbikesha igikorwa Yesu Kristo yankoreye. Amen. Imana ishimwe cyane. Kino kiganiro rero kinanyura kuri YouTube, kiba kiriho. Uzandikeho kuri telefone yawe, ufite smartphone cyangwa telefone nini, uzandikeho ijuru ntirikorerwa TV. Uzakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ukomeze kugenda usobanukirwa umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ntabwo kandi ariho honyine gusa, no ku rubuga rwa WhatsApp naho turiho. Nabwo ni 0784425057. Aho ni ku rubuga rwa WhatsApp. Ubwo bakwandikira iyo nimero, hanyuma akabashyira ku rubuga. Yego. Urakoze cyane. Reka dutangire dushimira Imana iduciriye inzira ikaduha kugera hano muri studio kugira ngo tuganire n'abaduteza amatwi. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ko watugiriye neza, twe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko ugashima kutuzura ukoresheje umwana wawe Yesu Kristo, ubwo wamubaragaho ibyaha byacu twese abari mu isi, ndetse n'igihano cy'urupfu twari twakatiwe akaba ari ugihanwa. Ariko kubera ko yari afite gupfa ariko kandi akazuka, ndetse yari afite gutanga ubugingo bwe kandi akanabusubirana, warakoze kutuzura. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ubu tukaba turi abakiranutsi, tutabikesha imirimo yacu, tutabikesha ingeso, tutabikesha amasengesho, tutabikesha kubahiriza amategeko ya Musa, ahubwo tubikesha kwizera igikorwa cyakozwe n'umwana wawe Yesu Kristo. Amen. Turagushimira n'igihugu cy'u Rwanda cyiza waduhaye kugira ngo tukibemwo. Washimye ko kibaho kandi ushima n'ubuyobozi buri kukiyobora. Ishimwe no guhimbazwa nabyo n'ibyawe, kuko urakomeza kugenda ukirinda, ndetse ukarinda abanyarwanda, ukarinda n'ubuyobozi bwacu bwiza waduhaye, ndetse ugakomeza no kugenda ubashoboza kugira ngo bakomeze kuyobora neza abo wabahaye kutuyobora. Ubishimirwe nabyo turabigushimiye. Amen. Dusabiye abateze amatwi iki kiganiro kugira ngo ubafungure amatwi y'imitima, kugira ngo uyu munsi nibumva ijwi ryawe be kwinangira umutima, ahubwo bugurure kugira ngo mubane
ishimwe no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe. Iki kiganiro rero gikomeze gutambuka mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze, turagushimiye, uhimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turagira ngo uyu munsi rero dusangire amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyaho cya 10, duhere ku murongo waho wa 38, dusoreze ku murongo waho wa 42. Mwadusomera muvandimwe. Yego. Luka ibice 10 umurongo wa 38 muri Bibiliya yera. Haranditse ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero. Yego. Umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya. Yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Yego. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Yego. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Yego. Wambwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe. Yego. Kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo yakoze igikorwa gikomeye ikadukiza idashingiye ku bikorwa byacu byiza. Yego. Kubera ko izi ko mu muntu, muri kamere muntu, yego harimo ibikorwa byiza ariko harimo n'ibikorwa bibi. Mu muntu harimo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ariko mu muntu harimo no gutukana. Mu muntu harimo amasengesho, ariko mu muntu harimo n'umujinya. Mu muntu harimo kuba pasiteri, ariko mu muntu harimo no gusambana. Mu muntu hakusanyirijemo ibintu byinshi, byaba byiza cyangwa ibibi. Abantu benshi birirwa bavuga ko Imana izabajyana mu ijuru, ariko bishingiye ku bikorwa byiza bakora, ishingiye ku masengesho basenga, ishingiye ku ngeso nziza bagira, ishingiye ku bikorwa byiza byo gufasha abashonji, kugaburira abashonji, ishingiye ku bikorwa byiza byo gufasha abakene, Yego. ishingiye ku bikorwa byiza by'amasengesho, kwiyiriza ubusa, ndetse kujya mu butayu mu mataya yatandukanye. Abantu benshi iyo bari gukora bene iyo mirimo, kuzimanira abashyitsi, bibwira ko bari gukorera Imana kugira ngo ahari izabibahembere ubugingo buhoraho. Ni byiza kubikora. Iyo turi kuvuga gutya ntabwo tuba tubuza abantu gukora neza. Ni byiza gukora neza, ni byiza gufasha imfubyi, ni byiza gufasha abapfakazi, ni byiza gufasha abakene, ni byiza kugira ibikorwa byiza, ni byiza mu by'ukuri, ariko ntabwo ari ibikorwa byahesha umuntu ubikora kujya mu ijuru. Kirazira kwibwira ko byaguhesha ijuru. Kirazira kwibwira ko byaguhesha kujya mu ijuru. Hari umuririmbyi yavuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Ibyo twakora byose, ibyo reka dusubiremo, wowe uduteze amatwi, ibyo wakora byose n'umwete wawe wose, umwete wabikora n'uwo ari wo wose, ugashyiraho n'amarira menshi adashira, ukanarira, ukanahogora, baguhoza ukiyangira, banaguhoza bikananirana, mbese n'agahinda bikanageraho, n'agahinda kakagaragara, kagaseruka n'inyuma, ukibwira ko byagukiza ibyaha. Ntabwo byashoboka. Yego. Wasenga amasengesho yo kwiyiriza ubusa,
ugasenga yine, ugasenga yitanu, ugashyiraho icyumweru, ugashyiraho ukwezi, njya numva ngo hari n'abasenga iminsi 40, wibwira ko byagukiza bikaguhesha ijuru, ntabwo byashoboka, ntabwo bikunda. reka turebe uyu nguyu. Aya ni amagambo dusomye, mbese ari mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana ni ukuri, mbese ni n'umuhanuzi. Hari ukuntu twajyaga tuvuga ngo ni umuhanuzi utavangiye. Ngo ijambo ry'Imana niryo rigenzura byose. Yego. Niryo rigenzura byose rikabishyira ahagaragara. Yego. Hano dusomye abantu babiri, dusomye Yesu, barinze babiri ubwo. Yego. Kuko hari Yesu, yego, hari Marita, hari na Mariya. Yego. Tubonye ko Yesu yasanganiwe n'umukobwa witwa Mariya. Marita niwe musanganiye, aramwakira. Yego. Mu kumusanganira amujyana iwabo iwe. Ahageze ngo yari afite undi muvandimwe we witwa Mariya. Yego. We ntiyagiye no kumusanganira. We ntiyagiye no gusanganira Yesu. Oya, we ntiyagiye kumusanganira. Ariko ngo bageze mu rugo, Marita ahita ajya gushaka ibyo kuzimanira Yesu, umushyitsi. Ubwo yari agiye gutunganya wa murimo w'ubudiyakoni wo gutekera no kwakira abashyitsi. Abantu batwumve, abantu badutega amatwi batwumve, ni ukuri niba hariho gukora, Yesu niwe wakoze. Yego. Niba hariho gukora, tunarebeye mu byakozwe, niba hariho gukora, Imana niyo yaremye byose. Yego. Ibeshaho byose, iremye imisozi, iremye inyanja, iremye ibiyaga, iremye ibyo turebesha amaso, irema n'ibyo tutabona, iremye imvura, iremye ukwezi, iremye izuba. Biragaragara ko niba hariho no gukora, Imana niyo yakoze. Yego. Reka twigarukire kuri uyu Marita. Marita ngo ajya mu mirimo yo kuzimanira umushyitsi, ajya gushaka ka cyayi, ajya gushaka ibyo kurya, arahirimbana, akora amasuku. Kundi uteze amatwi nawe ujya ubikora, ariko ukavuga ko ariyo nzira yaguhesha kujya mu ijuru. Ntabwo wabirusha Mariya. Ikintu gitangaje Marita nuko Marita buriya wasanga yari yaranasomye nk'ahantu avuga ati kwakira abashyitsi ni byiza. Hanyuma nawe aravuga ati reka uyu murimo mwiyegurire, kubera ko anasomye ko kwakira abashyitsi ari byiza cyane, kandi koko ni byiza. Ni na byiza inshuti muduteze amatwi. Ariko nubwo ari byiza, iyo bibuzemo icyangombwa kimwe turi bubone hepfo, babibaye imfabusa. Ni ukuvuga ngo waba warabibwiwe, waba warabisomye, waba warabikanguriwe, waba buri munsi uhora ubyuka ubyitoza kandi ubyiyemeza warabigiriye indahiro, ariko ngombwa ni kimwe. ariko utaragera kuri ngombwa. Hano abaduteze amatwi batwumve, ubu koko Marita yari ari gukora nabi. iyo uririmba ni ukuri nturi gukora nabi, muvandimwe Joseph. Yego. Mbere yuko nakira inkuru nziza, najyaga nsoma iyi nkuru, nkumva nanjye Mariya nteye umujinya. Yego. Nkumva rwose nagenda nkabwira umwami nti, mwami ko ubwo yicaye aho ngaho akora iki? Ari kumvunisha. Kandi no mu masengesho nyine twajyaga dusenga, ndeka nge nivuge ku ruhande rwawe, najyaga nanereka Imana abantu bamvunisha mu murimo wayo. Yabaga ari amasengesho yo kunishyuza Imana. Hari ukuntu twaririmbaga n'indirimbo zivuga ngo tuyikorere izaduhemba. Ngizaduhemba iki? Ngizaduha amakamba atatse w'inyenyeri, ngizaduhanagura amarira twarize, ngo tuyikorere izaduhemba, ngo tuzazirya nta kibazo dufite, ngo nitumara kwambuka Yorodani, ngo nitumara
kwambuka Yorodani, tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite, kuko tuzaba twarazikoreye ikinyoma. hari n'indi yajyaga ivuga ngo hari impamvu Imana izatwibuka, nuko twakoze neza buri munsi tudacogora. Izo ndirimbo n'indirimbo z'ibinyoma, ni ukubeshya. Imana ntabwo yaguhembera ko wakoze neza buri munsi udacogora, kandi bizi ko ucogora, kandi urabizi ko nawe ucogora. Urabizi ko ucogora, urabizi ko ugerageza gukora neza, ariko ibi bikagutanga imbere. Urabizi ko mukuri pe ugambirira kudatukana ukabona birabaye, ugambirira kutagira umujinya ukabona urawugize. Nibyo kuko hari ibyo kuko washoboye pe, nibyo kuko kwakira abashyitsi urabishoboye, ni nabyiza. Nibyo kuko gufasha imfubyi n'abapfakazi urabishoboye, ni byiza. Nibyo kuko gusenga amasengesho urabibasha, yaba yo kwiyiriza ubusa, yaba yo mu butayu, yaba ari ay'umwihariko, nibyo kuko urabishoboye. Nibyo kuko uzi kwandika abantu bambaye ubusa, nibyo kuko uzi kuzimanira abakugana, uzi no gusasa uburiri abashyitsi baryamaho, ariko aho ntiharimo inzira yaguhesha kujya mu ijuru. Reka tuvuge gutya, wakwibaza impamvu ibikorwa byiza by'umuntu Imana ibigaya? Wakwibaza impamvu ibikorwa byiza by'umuntu Imana ibigaya ikabyita ubushwambagara bwuzuye ibizinga? Yesaya 64:5 ikavuga ngo ibyo twakiranutse, ibi ngibi Marita yari ari gukora imbere y'Imana ni ubushwambagara bufite n'ibizinga. Mwene data mugisha, yego, akenshi na kenshi hari igihe dutekereza ko Imana itekereza nkatwe, yego, tukirengagiza ko ubwenge bwacu bwanduriye igihe sogokuruza dukomokaho witwa Adamu, yego, abushyiramo ubwo yari avanye mu giti Imana yamujije kimenyesha ikibi n'icyiza. Yego, uhereye icyo gihe imitekerereze yacu yabaye mibi, ku buryo tutabasha gutekereza nk'uko Imana itekereza. Yego, kwibwira ko ibyiza byose kuri twe ari byo byiza mu maso y'Imana, tuba twibeshye. Gutekereza neza yuko uko tubona ibintu ari nako n'Imana nayo ibibona, tuba twibeshye. Akenshi na kenshi iyo turi kuvuga ko umuntu avuze ngo akorera Imana, usanga ari kuyikorera nk'uko yakorera mugenzi we. Yego, akavuga ati ntabwo ngeze ibunyanaka bakanyakira gutya nanezerwa. Wowe wanezerwa, ariko ntago Imana inezezwa n'ibikunezeza. Hari impamvu. Impamvu nuko Imana igusaba gukora neza, kubahiriza amategeko yayo udasitaye no kuri rimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabera nk'uko se wo mu ijuru ari uwera. Ukiraho hari nawe Yesu yavuze ngo byanditswe byera birabivuga ngo niba udakonje ukaba utanashyushye utarize ngo ntukonje ntubize, ijambo ry'Imana avuga ngo ngiye kukuruka. ubwo nyine n'ubundi ku Mana ubwo umuntu afite 100 cyangwa afite 0. Umuntu afite 0 kubera ko mu muntu ntiyarimo gukonja, nta nubwo harimo kubira. Ni ukuvuga ko ubwo ngubwo nta muntu ugerageza gutunganira Imana ubaho ni ikinyoma. Ntabwo bishoboka. Iyo uvuga ngo ngiye kukuruka, nuko nta muntu warata ibikorwa bye byiza imbere y'Imana. Aha turi kuvuga imbere y'Imana, ntabwo turi kuvuga imbere y'abantu. Oya, turi kuvuga imbere y'Imana. Imbere y'Imana ni bibi, ntushyushya, ntunarize. Ubwo imbere y'Imana ntiwahakandagira uvuga ngo ugiye mu ijuru kwishyuza. Nababona hakandagira ariko impamvu nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka. Yego, ninde uzahagarara ahera hayo. Ngo nufite ibiganza bitanduye. Yego, kandi akagira umutima utarigeze werekeza ku kibi na rimwe. Ni ukuvuga ngo umutima wawe koko uraguhamiriza ko ari mwiza. Ubasha kwakira abantu. Uva mu ya korari ujya mu y'abanyamasengesho, ujya mu ya famiye, ujya mu y'itorero, mu binginzi b'itorero n'ibindi bigiye bitandukanye. Koko umutima wawe uraguhamiriza ko ari mwiza.
ariko ikibazo kihari imbere ya data ni uko ujya ugucika ukerekeza ku bitagira umumaro. nibyo bityo ibyanditswe byavuga yuko iyo umuntu yubahirije amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose mu maso y'Imana. Yakobo 2:10. ubwo biba bisobanuye yuko n'ubundi nubwo wagerageje mu maso y'abantu ariko imbere y'Imana ubonye zero. ubwo nicyo gituma Marita atemewe. nicyo gituma Marita nubwo yakoze neza yagumanye zero. ubwo yayibikanye ariko yagumanye zero. yagumanye zero ye. ntabwo yari kugirwa intungane nuko yahibikanye. ariko biratangaje. Yesu ntago yagaye ibiryo yaratetse ngavuge ngo impamvu nuko bibishye. ntago yavuze ati uri gukubura ntibina. yaratari yanabiryaho. yaratari yanwe no ku cyayi. ahubwo yamugiriye imbabazi areba ngo ukuntu ari kwirushya muri byinshi. aramubwira ati koko nkwitegereje ndabona warushye. nibyo watutubikanye pe biragaragara ko warushye. ati yewe nibyo uri gukereyiminga wenda ngo Mariya ntari kwifatanya nawe biragaragara ko wavunitse. ariko wavunitse mu bitari ngombwa. abantu benshi bavunika mu bitari ngombwa. abantu benshi hanze aha bafite ikibazo cyo kuvunika mu bintu bitari ngombwa. kandi noneho bikomeze no kumvikana. wenda muvandimwe tugira ngo tunasobanurire nanone abantu nyine niba koko kujya mu ijuru bitanyura mu bikorwa byiza umuntu akora noneho ubwo umuntu yajya mu ijuru gute? yego none se ntubona ko Yesu avuze ngo urirushya muri byinshi ngombwa ni kimwe kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza ataza. niwe mugabane mwiza Mariya yari yahisemo. muvandimwe muri iyi Bibiliya uri ijambo ry'Imana ho uwo murongo wa 42 wavuze ngo nyamara ikintu cyangombwa ni kimwe gusa. Mariya nicyo yahisemo. yego kandi ntazacyamburwa. ikintu cyangombwa ni kimwe gusa kandi ni nacyo Mariya yahisemo ntabwo azacyamburwa. amen. reka turebe. ni ukuvuga ko nubwo gukora k'umuntu bitamuhesha kujya mu ijuru ku mpamvu z'uko umuntu yangiritse kubera igicumuro cya Adamu muri kamere hakaba harimo gukora neza no gukora nabi bivanze. ubwo bivuze ko igikorwa cyose umunyabyaha akoze niyo cyaba cyiza imbere y'Imana nacyo ni kibi. niyo cyaba cyiza abantu bagishima nacyo ni icyaha imbere y'Imana. hari uwakoze rero kuko Mariya yumviraga ijambo. yari yicaye ku birenge by'umwami. uyu munsi nawe ijambo twakuzaniye nirikubwira ko nubwo ibikorwa byawe Imana itabishimye Imana ibigaya ni zeru mu maso y'Imana. hari uwakoze witwa Yesu. amen. ijambo ry'Imana rirabivuga. usomye muri Yohana nko mu gice cya 17 ukakirangiza ko yavuye mu ijuru agakora ibyo yatumwe na se kandi akabikora neza. ni Yesu waje mu isi arakora. iyo turi kuvuga ko ijuru ari ubuntu ridakorerwa ntabwo ijuru ari ubusa twariboneye. nuko twariboneye ubuntu ariko hatanzwe ikiguzi. yego kandi ikiguzi cyatanzwe ni Yesu wagitanze. impamvu nuko umuntu byamunaniye gukora ari byo Yesu yaje gukora. yego kandi impamvu yanabikoze nuko we yavutse mu buryo butandukanye n'ubwo twe twavutsemo kuko ntiyabonetse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo ahubwo we yavuye mu ijuru ari umuremyi wa byose. amen. yisiga ubusa niko yavuze ngo nyubahiriza kirya gihe agiye kugenda ngo nyubahiriza umpereze cya cyubahiro nahoranye unyubahishe rya kuzo nahoranye kuko umurimo wantumye gukora nkusoje ndetse abo wampaye nta n'umwe wabuze ngo arimbuke. iyo Mana rero ari we Yesu Kristo waje mu isi akavuka adafite kamere niwe waje gukora ibyo mwene muntu byose yananiwe. ijambo ry'Imana riravuga igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereje umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ariko ataje kwigisha abantu gutwarwa n'amategeko
ataje kubereka urugero rw'ibyo bagomba gukora ngo niba mwigana 100% bazabone kujya mu ijuru, ahubwo ritari presize impamvu yawe n'amategeko ngo ni kugira ngo acungure abantu bose batwarwa n'amategeko biduheshe kuba abana b'Imana. Hepfo hakomeza havuga ngo nicyo cyatumye nyine umurimo Yesu yakoze ngo niwe watumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu ngo dutakishe ko turi aba data. Nibyo nuko rero turi abana tukaba n'abaragwa tuheshejwe kwizera Yesu Kristo. Cyo nashaka kuvuga nashaka kuvuga ko Kristo yaje kuri misiyo yo gutunganya ibyatunaniye. Araza avuka azaru umwuka w'Imana yavuye mu ijuru yinjira muri Mariya afatamo umubiri hanyuma abaho imibereho yose itunganye. Reka twumve kano kantu. Nshuti wowe uteze amatwi Country FM, twese twavutse turi abanyabyaha kuko twakomokaga ku munyabyaha. Ikimenyimenya ni imirimo abantu dukora niyo hamya yuko twavutse turi abanyabyaha. Ariko Kristo we yavutse ari umukiranutsi kubera ko yaravuye mu ijuru, nta kamere y'icyaha yigeze yandura. Ubwo bivuze ko ari nawe nyine washoboraga gukiranuka. Ni ukuvuga ngo imirimo yakoze si we yatumye yitwa umukiranutsi, ahubwo yayikoze kuko ari umukiranutsi. Ntabwo byari gushoboka yuko akora icyaha kandi ari umukiranutsi, nkuko nawe turi kubikubwira yuko bitashoboka gutungana mu mirimo yawe kandi uri umunyabyaha. Aha rero Mariya niryo banga yamenye, ajya kwicara iruhande rwa Yesu noneho ufite uko gukiranuka kandi gushakwa n'Imana, ufite uko gukiranuka kandi kwashakwaga n'Imana, kuko Imana ntiyari kubabarira umunyabyaha hatabonetse ujya mu kimbo cy'abantu, kandi ntabwo yagombaga guhereza abantu ubutungane cyangwa ubukiranutsi hatabonetse uje gukiranukira abantu 100%. Uwo ni Yesu rero waje gukora, akora byose wasabwaga, akiranuka ku gato no ku kanini, yumvira amategeko yose we yakunaniye kuyubahiriza kubera kuri wa kamere, kandi umuntu wa kamere ni umwanzi w'Imana. Iki byanditswe bivuga impamvu ari umwanzi w'Imana ngo nuko adashobora kumvira amategeko ndetse nta nashobora kuzayubahiriza. Yesu niwe waje ayubahiririza wowe uduteza amatwi, anonosora iby'amategeko yasabaga byose ari we wabikorera. Ubwo kwera kwa Yesu kose, kwera kumukiza kose, uko yagukorere yari mu isi kwari kugira ngo kukubarweho kuguheshe kujya mu ijuru. Nawe rero yahisabarwaho ibyaha byawe byose. Yesu ntiyabazweho ibyaha gusa, ntiyabazweho ibibi gusa, ahubwo yabazweho n'ibyo ujya wita byiza, kuko ibyo ujya wita byiza nabyo bituruka kuri kamere, nabyo wari kuzabizira. Yabazweho ibyiza byawe, anabarwaho ibibi byawe, kuko byose byari biri ku mbere y'Imana. Hanyuma Imana iramwica, iramuhana nkaho ari we wabikoze. Abantu baduteze amatwi batwumve, ijuru iyo tuvuze ngo ntirikorerwa hari uwakoze. Yesu niwe wakoze, niwe wagukoreye wowe, akora byose, yubahiriza byose. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma ngo mukorera bari muri Kristo Yesu ateka bazacirwa. Ntabwo ari abari muri korali, ntabwo ari abapastori, ntabwo ari abatanga amaturo, ntabwo ari abasengera hana, oya ntabwo ari abanyangeso nziza, oya ahubwo nabari muri Kristo Yesu. Kuki nibo badacirwa witeka. Kubera iki badacirwa witeka? Nuko cyagombaga kubacira witeka Imana yagiciriye witeka muri Kristo Yesu. Igicira witeka Yesu kugira ngo wowe nubyizera ibyo Yesu yakoze, ububaye umukiranutsi, ububaye intungane imbere y'Imana utabikesha imirimo yawe. Nukuvuga ngo Yesu yaragutuguraniye. Yakoze nabi hahanwa Yesu. Wowe uri umunyabyaha nabirebye mu mirimo yawe bwite, ariko twagira ngo tukubwire ko hahanwa Yesu. Wowe wakoze nabi hahanwa Yesu, hanyuma Yesu akora neza. Rero guhamagara ngo uhembwe. Nyamune wowe uduteze amatwi, nyamune wowe washyize urushinge kuri Country FM, araguhamagara ngo yakoze neza ngo n'ibihemberwa ijuru, yagukoreye neza ngo n'ibihemberwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakuze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuko iyo Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo, niko ijambo ry'Imana rivuga, Abaroma 4, iyo
n'uwatsindishijwe n'imirimo umurongo wa mbere ngo abafite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. yego nyamara ngo ibyanditswe bivuga ko Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. wowe ngwino hari uwakoze ibyo yakoze biguhaniriza no guhinduka umukiranutsi imbere y'Imana. byizere gusa ngombwa nicyo ngombwa ni kimwe kandi si byinshi. we kugira ngo wenda kwizera Yesu Kristo wabyongeraho kuririmba akaba aribwo biba byuzuye. oya witekereza ko kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu wabyongeraho ingeso zawe nziza bikaba byuzuye. witekereza ko kwizera Yesu Kristo wabyongeraho guhanura bimwe muhanura bikaba byuzuye. oya ntago bivangwa n'ubutayu, oya bivangwa no kwiyiriza, oya bivangwa n'icyacumi, oya bivangwa n'amaturo, oya bivangwa n'ubunyamasengesho, oya bivangwa no gufasha imfubyi n'abapfakazi, oya bivangwa n'umurimo wari wo wose uturutse ku muntu yakamereye. oya ahubwo icyo nicyo cyangombwa kimwe. kandi dore Mariya wagihisemo, dore ukuntu batubwiye, yavuze ngo ariyicariye yahawe umugabane adashobora kwakwa. umugabane hano wavugwaga mu bugingo buhoraho. Mariya ngo yari yicaye ku birenge bya Kristo kuko yamaze kubona icyangombwa kimwe. ubwo yari yamaze no kugera mu isabato. kuri ubu tugiye gusangira ijambo n'abatwumva. ego tugiye gusangira ijambo n'abatwumva uduteze amatwi. ruhuka, Yesu yarakuruhuye. amen. ruhuka, yakubabariye ibyaha byawe byose yaragukoreye, yakwambitse umwambaro wo gukiranuka kwe. ambura ubwo bushwambagara bw'imirimo yawe ujya wita myiza bizakujyana mu ijuru. ambara umwambaro w'ukwe wo gukiranuka kw'Imana kwa Kristo Yesu. uwo niwo ukugeza mu ijuru, n'ikimana izakubaza ugizere mu mitima yawe. amen. reka rero dusangire ijambo. yego namwe inshuti bakunze ba Country FM radio ivugira ku murongo w'105 n'ibice 7. yego MTN ni 0788 yego 44 21 25. subiremo 0788 44 21 25. hanyuma Airtel ni 07 38 3 0 5 07 38 3 0 5. yego Country FM. yego turakumva cyane. muri bande muherereye he? Marisa, duherereye muri Nyakarenzi. Arisa, ikiganiro kiragira kiti ijuru ni ubuntu ntabwo rikorerwa. tubonye ko na Marita yakoze ariko ibikorwa bye bitamuhaye umugabane w'ubugingo. wowe ijuru rarifite? yego. tubwira uko waribonye rero. ijuru rikorerwa. ntabwo ari ngombwa gukora ibikorwa byose ngo ijuru rarikoreye. yego turakumva. Marita aragiye, ariko yaratangiye avuga ko mu by'ukuri ntabwo bisaba ibikorwa, ahubwo ari kuvuga ngo ijuru. Country FM turakumva. turabumva cyane. muri bande muherereye he? Harerimana Asumani. ikiganiro kiragira kiti ijuru ni ubuntu Imana yaritangiye muri Kristo Yesu. kuri ubu mwe ibyiringiro byo kujya mu ijuru mubifite gute? ibintu byo kujyana mu ijuru nanjye nabakurikiye. yego ariko muravuga ngo ijuru ni ryo buntu. ijuru ni ubuntu. ubu noneho kuvuga ngo umuntu agomba kubaho neza mu mudendezo, nta kintu na kimwe agomba no gusenga n'ibimureba na buri kimwe murebe Yesu byose yarahiriye. turi kuvuga ko gusenga ntabwo byaguhesha ijuru. ntabwo twavuze ko utasenga, ariko gusenga ntibihesha ijuru. ahubwo
uteze amatwi gatoya. Gusenga ntibyaguhesha ijuru kimwe n'ibindi utekereza ko byaguhesha ijuru. Kubera ko umuntu ukwiriye gusenga ni umukiranutsi hubwo. Ariko ntabwo umukiranutsi asengera kugira ngo abe umukiranutsi. Kandi kwizera ko Yesu Kristo yaje mu isi akishyiraho ibyaha byawe byose n'ingano yabyo uko bingana, ubishyira mu mubare. Muri kamere yawe hakusanyirijemo ibyaha byose. Hari ibyo wibonyeho, hari ibyo wibonaho, ari n'intege nke uzakomeza kwibonaho n'izo wibonyeho uyu munsi. Yesu yaje mu isi atarigeze kumenya icyaha, ahinduka icyaha ku bwawe. Hanyuma amaze guhinduka icyaha, Imana inanamuhana igihano wari ukwiriye guhabwa. Arahanwa, arapfa, arahambwa, ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Ibyo byari byemeje ko igihano wagombaga guhanwa Yesu agihanwa akaba anagisoje. Kwizera ibyo ngibyo bikaguhanira no guhinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Icyo ni cyo ubanza kwizera, iby'amasengesho ukabubiretse byo. Banza wizere ko kuri ubu Imana itakikubaraho urubanza rw'ibyaha. Yesu niwe wakoze agukorera byose, kandi ibyo yakoze ni wowe yabikoreraga. Niwe yabikoreraga, ubyizere mu mutima wawe, kandi yabikoze abikora neza. Nta kintu na kimwe atakoze ari wowe abikorera, niwe yabikoreraga. Noneho reka tugende gake gake. Urajya wihuta. Mbaye mfite ideni, papa wanjye akarinyishurira. None se njyewe hari umuntu wazambaraho ideni? Ntawe rwose. Ntawakubaraho ideni kandi wararyishyuriwe. Aha, noneho urumva se niba Yesu yari ideni yararitwishyuriye? Yaritwishyuriye rwose. Urumva ninde uzafata ideni? Ntawe rwose. Gusaba ideni Yesu yararyishyuriye. Kuba mu mudendezo, buri muntu agakora icyo ashaka. Iyo uvuze ngo buri muntu agakora icyo ashaka, ntabwo tuba twumva icyo ushatse kuvuga. Ubwo jaje no kujya gusenga sinanajyayo kuko byose Yesu yarabitse. Mu ijuru. Ubundi wajyaga gusenga kugira ngo uzajye mu ijuru? None se ubu uri gusenga kugira ngo bizakumarire iki? Hanyuma niba wasengaga kugira ngo uzajye mu ijuru, ntabwo amasengesho ahesha kujya mu ijuru. Hindura isengesho wasengaga, ahubwo ujya gusenga ushima Imana ko yaguhaye ijuru. None se papa maye ibindi byaba ari iki? Gute? Imbere uhawe rero papa yamaye nkashima, none ibitari ntabwo byanzindura amajoro. Amajoro se ubundi ariko uzi ko aya masaha turi kuvuga abantu bari mu butayu, ariko icyo bakora ntabwo byo babitumwe na Yesu. Ntabwo n'ukuri babizi. Bakwiye kuruhuka bakaryama, abandi bagakorera imiryango. Ibyo gutekereza ko bari gukora kugira ngo bazahembwe ijuru byo ntibashaka. Bazajye baguma mu rugo kuko mu mudendezo birire bamwe ibyo bashaka badabasire. Asumani, ndakumva neza. Kwizera Yesu Kristo koko bihesha bidasubirwaho ubugingo buhoraho ku muntu wese umwizeye. Hanyuma nta kindi yongereyeho, ababonye ijuru, ahubwo abahindutse umwana w'isumba byose. Rero iyo amaze kuba umwana w'Imana, hari ibikurikira bigendanye n'imyitwarire ikwiye kumuranga nk'umwana w'Imana. Umurimo mwarimu ugerageze gukora, ariko ibyo mata yanyu muyikosore. Somani aragiye. Tukomeje kubatega amatwi Country FM. Abantu benshi niko babaho, batekereza ko mu by'ukuri bari gusenga ngo bazajye mu ijuru. Country FM, turabumva cyane. Turabumva.
nakajya neza. Mwegezeho radiyo impande yanyu. Narende kuvuga. Yego muri bande muherereye hagana he? Ni dotani imbere y'umurenge. Umurenge Country FM alo? Aha, arongera araza kongera aragiye network ntago zari zimeze neza, naho ubundi twari turimo tuvuga ko ubundi uhereye kera umuntu avuka azi yuko ijuru rikorerwa. Country FM alo? Yagiye. Hanyuma kubera ko ni n'ibintu bikoranye n'umuntu sibisabanga byige cyangwa gabyigishwe, bisa nkaho mu buto bwe abazi neza ko hari icyo agomba Imana. Yego. Ariko impamvu abazi ko hari icyo agomba Imana nuko mu buryo bwa kamere aremanywe kwimenyaho ko yahemukiye Imana nta cyarakora. Yego yaje. Mwongera ijwi. Wongera ijwi gatoya. Turakumva mwongera ijwi. Muravugana na Rafaeli Uwiringiyimana. Rafaeli Uwiringiyimana. Ijuru ntabwo yego. Yego. Ariko gerageza kongera ijwi nushake wegere telefone cyane. Ibyo bintu uzi neza yuko. Yego. Yuko byose yabiranye. Amen Rafaeli. Yuko njyewe ndiho yuko izatahise biranye. Rero atabu witeka byose ko azanshoboza ibyangora imbaraga ze. Rafaeli tugushimiye Imana cyane. Uzajya ukomeza utega amatwi komeze ikiganiro. Hanyuma twari turi kuvuga ko bitewe nuko biba muri kamere y'umuntu, iyo ijambo ry'Imana rije kwerekana noneho icyo Kristo yakoze mu mwuzuro wacyo, bisa nkaho bitoroha ko umuntu abyumva. Ariko nyamara nubwo ariko bimeze gutyo, inzira ni imwe kandi icyo nicyo cyangombwa kimwe twabonye Mariya yahisemo kandi ngatateze kwakwa. Yego. Yesu yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo yanjye niyo mwuka kandi niyo bugingo. No kuvuga ngo kumva amagambo ya Kristo ntuhakura ubugingo buhoraho, nta kintu baba wamwumvishe. Yego. Kandi dukwiye gusanga Kristo dushaka kumva ijambo rye. Reka twitabe uyu muntu. Aragiye. Yagiye. Allo Country FM. Yagiye turakomeza tunabibutse inimero 078 yaje. Country FM allo. Turumva cyane muri baherereye mwiriwe. Uranyumva neza? Turabumva neza cyane. Turabumva rwose. Mu by'ukuri iri jambo ni ry'umukiro. Ubu muri bande muherereye he kuri ubu? Nitwa Elize mbereye hano igihe cye. Umuntu wumva ko afite ibikorwa yakora bizamujyana mu ijuru, uwo muntu no kwibeshya. Mwene data. Kuko iyo aba bifite, Kristo ntago aba yaraje mu isi. Yego. Ahubwo Kristo yaje mu isi kuko twebwe ntacyo gukora twari dushoboye. Yego. Twari twaratsinzwe n'urubanza, ikimenyetso n'amategeko y'Imana. Naho umuntu wumva rero ko yajya mu ijuru abikesha gukora, ubwo azaba yarashoboye amategeko y'Imana atishemo na rimwe. Ubwo Imana yahaye Musa rero ku musozi wa Sinayi, nta muntu n'umwe wari wabasha gukora amategeko y'Imana ngo ayashobore usibye Kristo wenyine. Na Musa ubwe nawe yaramunaniye. Kubera ko Kristo yayashoboye rero, n'ubundi Kristo yaje mu isi ayashoboye. Ahubwo yaje mu isi kuyadushoborera kuko twe nta ntege zo kuyashobora twari dufite. Amena. Kubera yuko amategeko y'Imana asobanura gukiranuka kw'Imana, si umuntu.
gukiranuka k'umuntu ntacyo kumaze, ni ugushwambagara. Umuntu akora neza mu kanya akongera agakora nabi. yego Ibyo bintu ntabwo Imana rero yabyemera, yarabihata. Ubwo se uri abenshi ni abashinja Kristo ko yaje yapfiriye ubusa, niko Pawulo yabwiye Abagalatiya ibice 2 umurongo wa nyuma. Aravuga ngo niba gukiranuka kuzanwa no kubahiriza amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Yego yego. Abantu benshi bari mu murongo wa Antikristo ariko batabizi, ariko niyo mpamvu umwami aba yadutumye ngo tubabwire inkuru nziza. Ahubwo se buri umuntu uvuga ngo yizera Yesu, atizera ko Yesu yazize ibyaha bye byose atavuyemo na kimwe. Yego. Ubwo yizera Yesu gute? Ubwo Kristo yakubwira ngo nyizera udafite icyo umwizeraho? ubwo ntabwo yizera Yesu, cyakoze uwo ni Yesu wundi. Yego. Kuko Paul yaravuze. Kandi ikindi Yesu aza mu isi yarabivuze. Yego. Yaravuze ngo ntabwo yazanywe mu isi n'umuntu ukiranuka. Yego. Uzi ko ari umukiranutsi hano mu isi, ntabwo Yesu ari we aricyo cyawe. Kuri uwo ntabwo Yesu nta mugabane amufite. Yesu yazanywe n'umuntu uko gukiranuka byananiye. Cyane rwose niko bivuga ngo yaje gushakashaka icyari cyarazimiye. Yego yego. Naho rero nta muntu ugirwa intungane n'imirimo ye, ahubwo umuntu agirwa intungane no kwizera Yesu Kristo ko yaje mu isi kuduherega. Ni nacyo cyitwa gucungurwa. Ubundi gucungurwa, ubundi abantu babivuga batanabyumva neza. Ubundi ni uko hari habayeho ikibazo tutahabasha twebwe kwitabara. Yego Elize. Twari twaguye ku rugamba, we aza ari umucunguzi rero. Amena. Sibyo? Yego rwose. Abantu bavuga gukizwa ariko batanabyumva. Gukizwa ni ugutabarwa, ntabwo gukizwa ari ukureka ibyaha. Ni ukubabarirwa ibyaha. Gukizwa nyine abantu ntabwo babyumva. Ni umuntu wari ugowe agahita haboneka uza kumutabara aje kumukiza icyari kimugoye. Noneho bihita byumvikana neza uburyo Kristo iyo yaje twebwe akadukiza ibi byaha byatunaniye twebwe kubyikiza. Bihita byumvikana uburyo iyo tumwizeye Imana ihita idukuraho urubanza rw'ibyaha. Amen. Mukiza nyine. Amena. Ibyo bintu birumvikana rwose. Tugashimiye Imana mwene data Elize Giheke. Murakoze. Ariko rero nabwira umuntu wese wumva Country FM ko aya magambo yayumva kandi akizera icyo Yesu yakoze, azahita avuka ubwa kabiri, ahita asobanukirwa byinshi muri we. Yego rwose. Murakoze rero, mugire ijoro ryiza. Yego nawe gubwa neza mu mwami muvandimwe wanjye. Munsuhurize abera bose bo ku isi yose. Amen. Turabasuhuza kandi ngo bari no kukumva bamwe. Yego yego. Sawa sawa, mureke twumve n'abandi. Sawa Elize. Elize yagiriwe neza. Ubundi uko niko kugirirwa neza, uko niko gutabarwa, uko niko gutetururwa, uko niko gukurwa ku cyavu cyane. Atumye ntekereza. Reka twakire undi. Country FM. Halo. Turabumva. Uri bande muherereye he? Ni Samuel ndero bavu. Yego Samuel. Njaka kubwira muvane muvuye wa Sumani. Ubundi ari kuvuga ngo barababwira ngo bakore ibyo bishakiye. Ubundi byakora byo nuko baba barabimubwiye. Ahubwo we niyizere kuko muri biri aravuga ngo umwana Imana ibyaye biramurinda. Yego rwose. Amurinda kugira ngo umuba atamukora. Ntabwo rero tubyagwa n'Imana ngo dukore ibyaha, kuko ubundi byatuba tunasanzwe tubikora. Wese yatubyara ngo dukore ibyaha kandi nabyo twa dusanzwe dukora ikabitubyariye. Kandi tuba tunabyawe n'imbaraga y'Imana. Kandi umwana agenda ngase. Cyane rwose. Iyo umuntu atari yakizwa, ntago abasha gusobanukirwa imbaraga iri mu butumwa bwiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ari nabwo bwigisha abantu kureka kutayubaha no kureka irari ry'ibyisi no kubaho bakiranuka, ariko ngo bafite ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Naho abantu benshi bagira ubwoba ngo mbese ngo nizera ngo turizera ngo dukore ibyaha, ahubwo bo bumva ko nibamara kwizera nibo bazakora ibyaha byinshi. Oya ntabwo ariko bimeze.
umwana Imana ibyaye iramurinda twe turi abahamya abantu. Yego rwose, amen amen. Mwene data Samuel Gusa Imana arebe niwe yegera Imana nayo izamwegera naho Satani azamuhunga rwose. Yego rwose cyane mwene data tugushimiye. Turabashimiye kandi ubusobanuro mukomeza kuduha. yego, Imana ibishemerwe. Samuel nawe kugira neza ko Imana kwamugezeho, nawe ijuru yamenye uburyo ki Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, yamenye uburyo ki Imana yagize abantu intungane, imirimo itabigizemwo uruhare. Yego, rero undi waje reka tumwakire nawe country yagiye. Rero nubwo ari inkuru itumvikana neza mu mitwe y'abantu kubera kamere karemano umuntu yaremanywe nayo, ariko twari turimo tuvuga yuko ari nayo nzira yonyine Imana yateganyije ishobora gukirizamo umuntu. nta yindi hari. Nibyo Kristo ubwe yivugiye ngo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Country FM, alo yagiye. Awajya kwa data atari we umujyanye. Ni ukuvuga ngo avuze ngo nta ujya kwa data ntamujyanye. ayo ni amagambo ari muri Yohani ibice 14 umurongo wa 6 mwene data. Yaravuze ngo ubwo izindi nzira zose zirafunze. Ni ukuvuga ngo inzira itaca mu byo Kristo yakoze ntago ibasha kugera kwa data. Iyo ngiyo aho yerekeza nta handi ni muri Gihenomu, ni muri muriro utazima mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Yerekeza ku muruho umuntu akiri na hano mu isakaruha, ariko aruha mu bitari ngombwa, ariko yanajya hirya y'ubu buzima agasanga yaruhiraga ubusa, nta kintu yagezeho. Turacyafitemo iminota. Murakomeza kuduhamagara kuri 0782442125 078383 Yego, mukomeze kuduhamagara dusangire. Turiho turakura abantu mu nzira igana muri Gihenomu. Izindi nzira zose zirafunze, izindi nzira zose ntizishobora kugeza umuntu ku Mana. Iyo gusenga, iyo kuririmba, y'amaturo, y'ibyacumi, y'ingeso nziza, izo ntizinyurwa. Hari inyurwa imwe gusa, yitwa Yesu Kristo. Ni nayo Mariya Yesu yamushimiye amubwira ngo ahisemo umugabane mwiza wadateze no kwakwa. Turabwira abantu kuza kwicara ku birenge bya Kristo bakumva ijambo rye. Yego. Nkuko byanditswe ko muri we hari harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo yari umucyo w'abantu. Country FM, alo. Alo. Yego, muri bande, muherereye hehe? Ni Janine Merere. Yego Janine, tumaze kwiga icyangombwa kimwe icyo ari cyo, wowe wabyumvise gute? Yego, cyangwa gitenuza ko ijuru ridakorerwa. Yego Janine. Ntabwo wajya gusenga uvuga ngo ndajya nsenga uko ndirimba ngo nuko nzabona ijuru. Ahubwo bisaba ngo ukora ibintu wizeye na Yesu, nibwo uzabona ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Iyo wizeye Kristo Yesu ubwo ubonye ubugingo buhoraho. Ahubwo ubwo umwana mu rugo nyine arakora, kandi umwana mu rugo ntagirwa umwana n'imirimo. Umwana mu rugo. Janine uri kutwumva? Aragiye. Mwene data yarimo avuga ko umwana mu rugo atitwara neza ngo abone kuba umwana, ahubwo yitwara neza kubera ko asanzwe ari umwana. Ari umwana mu rugo. Ni nako n'imirimo myiza idahindura umuntu umwana w'Imana, ahubwo umwana w'Imana akora imirimo myiza. Iyo yamaze kuba umwana w'Imana biheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Yego. Niko ijambo ry'Imana rivuga ko bakundwa ubu turi abana b'Imana. Amen. Turi abana b'Imana. Umwana w'Imana, kuba umwana w'Imana nta ubuheshwa n'imirimo. Yaba imirimo ihesha umuntu kuba umwana w'Imana ikamu ijuru, Marita nta wagombaga kumurusha. Ahubwo Mariya yari kugawa hariya hantu. Hariya Mariya yari kugawa, yari kugaragara nk'umunebwe, yari kugaragara nk'umuntu utazi gukora. Ariko Imana ishimwe cyane ko yashimye ko Yesu adukorera kandi agakora neza
akumvira iby'amategeko yadusabaga ari twabikorera. narindi kureba ukuntu Mariya yari yicaye ku birenge by'umwami, ubwo umwami yarimo amubwira uburyo muri we harimo ubugingo buhoraho. Country Femalo yagiye yarimo amusobanurira uburyo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba bwari umucyo w'abantu. Arimo amusobanurira ati burya naje mu isi nyamara ab'isi ntibanyemera, naje mu banjye ariko mu byanjye ariko abanjye ntibanyakira. Aruje mwakira iminota 2. Country Femalo yagiye arimo amubwira ati muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo yari umucyo w'abantu. ariko umubwira ko yaje mu bye abe ntibamwemera. Aramusobanurira ati nyamara unyizera wese akemera izina ryanjye ababaye umwana w'Imana, abahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Buriya rero Mariya yarimo agabana ivuko ryo ku Mana, mu gihe Marita we yari ari mu yindi mirimo yashyashyanya ariko itari ngombwa. Abakozi baruhuke, Yego. abakorera ijuru baruhuke. Turi kuvuga abakozi bakora imirimo isanzwe yo kwiteza imbere Yego. no gukorera igihugu, ahubwo turavuga umuntu uvuga ko akorera ijuru aruhuke. Abakoze witwa Yesu Yego. wenyine mwemere ibyo byakozwe nawe, mubyizeze imitima yanyu. Turenda no kugera ku musozo. Hari waje, reka tumwakira iminota 2. Arokate. Alo? Turakumva, urinde uherereye he? Ni Manuel imerereye ku Rwahi. Manuel, ikiganiro kiragira kiti ijuru n'ubuntu ntirikorerwa, urarifite? N'ubuntu hehe? Aha, Manuel azakomeza kurikirane ubutaha. Yego. Aragira ati n'ubuntu hehe? N'ubuntu muri Kristo Yesu. Manuel, uzakomeze ukurikirane uburyo ki ijuru Imana ritangiye ubuntu. Yabazeho ibyaha byacu Yesu Kristo, Imana bimubazeho, arabizira byose uko bingana. Kristo Yesu amaraso ye yamenetse niyo yatumye tubabarirwa ibyaha byacu. Amen, amen. Warababariwe, warejejwe mu maraso ya Kristo Yesu. Ruhuka no kwiyeza, Yesu niwe wakwejeje. Ruhuka gusaba Imana imbabazi, ahubwo yishimire ko yaziguhaye kubera ko warababariwe. Yego. Nicyo Kristo Yesu yagukoreye. Ruhuka gusaba iherezo ryiza. Ruhuka gusaba iherezo ryiza, ngo nk'iry'abakiranutsi, ahubwo abakiranutsi bagira iherezo ryiza baba barifite. Yego. Nta muntu wizeye Yesu usaba iherezo ryiza. Naruhuke n'iterabwoba k'ibyanyuma ngo bizahesha agaciro ibya mbere. Ruhuka n'iterabwoba bagutera, ababwiriza batabwiriza ukuri. Oya, ibya Yesu nibyo byabanje ni nabyo byaherutse. Yego rwose. Yarabanje aranikurikira. Yego, niwe Alpha na Omega. Niwe Alpha na Omega, itangirira akaba n'iherezo. Izere rero inkuru nziza twakuzaniye uyu munsi ni ukukubwira ko urubanza rw'ibyaha Imana itakiri kubaraho. Yesu yarishyuye. Amen. Yishyuje amaraso ye yamenetse ku musaraba. Yarababaye bihagije, yarakubiswe bihagije, yaratesetse bihagije, ari wo wabikorera. Yabaye ikivume ku bwawe kugira ngo uhinduke umunyamugisha. Umunyamugisha n'utunze ijuru, umunyamugisha n'uwizeye ko yababariwe ibyaha bye binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Yesu yaragukoreye byose, nta na kimwe yasigaje. Imana ishimwe cyane. Reka dusoze rero tubahereza inimero ni 07 078 36 335. Izo ni zanjye. 07 36 335. Mwene data nawe watanga izawe. Hanyuma njyewe ni 07 82 4 72 8 72. Murakomeza mwanaduhamagara tugakomeza tukaganira. Nyuma ariko tuvuye hano muri studio. Yego. Murakoze cyane abari baduteza amatwi. Mukomeze kugira imigisha n'amahoro bituruka ku Mana Data, ariko bibonerwa muri Kristo Yesu. Nawe wari wumvishije ijwi rya Nyagasani uyu munsi, ntiwinangira umutima. Tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Imana ihimbazwe. Amen.